maze Ahabu abonye Eliya aramubwira ati, mbega ni wowe n'umuruho wateye Isirayeli? Eliya nawe aramusubiza ati, erega si njye wateye Isirayeli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bali. Mbere yuko tujya mbere, reka dusenge. Urakoze Mana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro, tukugirireho umugisha, kandi iki cyigisho tugiye kwiga ucyumvikanishe ku rugero gikwiriye kumvikanaho, kandi umwuka w'Imana akomeze acogacoga imitima ibabaye, ishavujwe n'agahinda. Hari benshi bababajwe n'iyi si, hari benshi bihebye, hari benshi bafite intege nke, hari benshi Mwami Imana badafite uko bagenza, ariko we nk'Imana ubasanga ubagirire neza, ubabe hafi, kandi umugisha ukomeze kuba ku bwoko bwawe, kandi abatoranijwe bakomeze gutoranywa, kandi ikiruta byose udutegure tuba abaturage beza bo muri iyi si bitegurirwa kuzimurirwa muri Kanani yo mu ijuru. Nicyo nsabye, nsabira n'abandi bose ku bwa Yesu umucunguzi wacu, amina. Ndagusuhuje aho uherereye hose. Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe, kandi Imana y'amahoro ikomeze kukubaho. Ushobora kuba utameze neza muri iyi si, ntabwo isi dutwaza igitugu. Umwanzi Satani atuma turibwa, atuma tugira ubwihebe, atuma tubaho ubuzima butandukanye kandi tutahawe kubaho, atuma tubaho twigunze, atuma tubaho dusuhuza imitima, atuma tubaho tukanashakira n'ibisubizo aho bitari. Abenshi ugasanga bayobotse inzira mbi yo kugira ngo bashake ibisubizo by'ubuzima, ariko ndagira ngo nkubwire ngo inzira nziza, ukwiriye kubariza inzira nziza ahiri ukahanyura, kandi inzira nziza nta yindi ni inzira ibonerwa muri Kristo, kuko Kristo yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ariko kandi aravuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ubwo rero niba Imana yaravuze yuko igomba kuturuhura, nta mpamvu zo kuruha, ahubwo ujye imbere y'Imana kandi kuruhure. Ushobora kuba ufite ibibazo kubera ufite urugo rubi, urusengere, kuko Imana burya ishobora byose. Ishobora kuba ufite ikibazo kubera ko wabuze amafaranga yo kwishyura icumbi ry'aho uri, Imana ishobora byose. Kandi Imana ushobora no kutabona ayo mafaranga ariko ukagira amahoro yo mu mutima. Ushobora kuba wabuze ibyo kurya, ushobora kuba, mbese ubuzima budutwara bitandukanye, ariko uko byaba biri kose wizere Imana. Tubona umuntu witwa Lazaro. Uyu muntu witwa Lazaro ni icyitegererezo tugomba kugira. Niyo mpamvu Bibiliya yanditse ikandika ku bakomeye n'aboroheje, kugira ngo tutazagira urwitwazo tuvuga ngo impamvu ntakoreye Imana, ntabwo nari mfite uburyo, impamvu ntakiranutse nuko umubiri wanjye warunduhije, nuko mbese nta mafaranga ahagije nari mfite. Undi akavuga ati nari mfite ibintu bihagije nibyo byatumye ntabasha gukurikira Imana. Ariko uzajya uhita ubona abantu bagiye bakurikira Imana kandi n'ibyo bintu babifite, cyangwa se n'ibyo bintu batabifite. Rero urugero rwose waba urimo ukwiriye kuyoboka Imana, ukwiriye gutuma Imana imwenyura, cyangwa se ukwiriye gutuma ijuru ryose ryishima. Reka rero twishimane n'abishimye kandi tubare n'ababaye. Ujye ubera ihumure abakuzengurutse bose, kandi abakuzengurutse ujye ugerageza gutuma bagira umunezero. Nshuti yanjye, nagusuhuzaga kandi nkwifuriza gukomeza gukomerera muri Yesu Kristo. Amazina yanjye ni Mark Nsengimana.
duhuriye kuri iyi platifomu ya ubwishingizi karundura. Impamvu bwitwa ubwishingizi, nta bundi bwishingizi burya ubwishingizi bwa mbere burya ni Yesu Kristo. Burya rero iyo umuntu afite Yesu Kristo aba afite ubwishingizi butabasha kunyeganyezwa, ubwishingizi bw'ibihe byose, kandi ubwishingizi bwishingira buri kintu cyose. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku cyigisho kivuga ngo mbese iyi ngaruka z'icyaha zikugezeho ubyegeka kuri nde? Mbese iyi ngaruka z'icyaha zikugezeho ubyegeka kuri nde? Ahangaha dutangiye tubona umuntu witwa Ahabu abonye Eliya aramubwira ngo mbese ni wowe n'umuruho wateje Isirayeli? Mbese ni wowe n'umuruho wateje Isirayeli? Ariko se Eliya yateje Isirayeli umuruho gute? Ese Isirayeli Eliya yiteje umuruho koko? Mu gihe iyo dutangiriye ahangaha turebye iki kibazo uburyo giteye, igihe umwami Ahabu yimaga ingoma, hari ku ngoma y'umwami yimye ku ngoma yo muri Isirayeli. Icyo gihe yimye ingoma, noneho mu kwima ingoma kwe yimye ingoma, ariko ingoma yimye ayimana akora ibyaha bikomeye cyane, akora ibyangwa n'Uwiteka. Mu gukora ibyangwa n'Uwiteka, reka dusome mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice cyaho ni icya 16, turasoma ku murongo wa 29. Mu mwaka wa 38 Asa umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Ahabu mwene Omuri yimye muri Isirayeli amara imyaka 20 ari ku ngoma ya Isirayeli atuye i Samariya. Ariko Ahabu mwene Omuri akora ibyangwa n'Uwiteka kurusha abamubanjirije bose, nuko bimubereye bito kugendera mu byaha bya Yerobowamu mwene Nebati. Ariyongeranya arongora Yezebeli umukobwa wa Etibari umwami w'Abasidoni. Aragenda akorera Bali arayiramya, yubakira Bali icyotero mu nzu ya Bali yari yubatse i Samariya, kandi yiremera Ashera, ndetse Ahabu uwarusha abandi bami ba Isirayeli bamubanjirije bose kurakaza Uwiteka Imana ya Isirayeli. Ku ngoma ya Ahabu Hiyeli w'i Beteli, wumve ikindi kintu gikomeye, Hiyeli w'i Beteli yubaka Yeriko. Kandi igihe Yosuwa yavumaga Yeriko, yaravuze ngo umuntu uzubaka Yeriko azavumwe ubwo azatangira kuyubaka. Iyo turebye yubaka Yeriko, iyo turebye muri Yosuwa igice cya 6, uburyo Yeriko umuntu wagombaga kuyubaka yavumwe. Wumva ibintu byakozwe ku ngoma ya Ahabu. Ubundi ingoma ya Ahabu ni ingoma ijya intangaza cyane, kuko Ahabu ni umwe mu bantu bakoze ibintu byangwa n'Uwiteka koko. Noneho no mu bantu bari bayoboranye nabo bakora ibyangwa n'Uwiteka, bariyongeza rwose, bakora ibintu rwose Uwiteka yanga urunuka, bakora ibintu bibi. Yosuwa avuma Yeriko ni mu gitabo cya Yosuwa igice cya 6, duhere ku murongo wa 26. Icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza, arahira ati umuntu uzahaguruka akajya kubaka umudugudu w'i Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka. Igihe azubaka urufatiro rwaho azapfusha imfura ye, n'igihe azatera inzugi z'amarembo azapfusha umuhererezi we. Nuko Uwiteka yabanaga na Yosuwa, kandi arogera byamamara mu gihugu cyose. Icyo nshaka kuvuga, igihe Yosuwa yavumaga Yeriko
yaravuze ngo umuntu uzahaguruka kubaka Yeriko, igihe azaba yubaka urufatiro rwaho azapfusha imfura ye, n'igihe azatera inzugi z'amarembo azapfusha umuhererezi we. Ibi bintu byaje gusohora ku muntu witwa Hiyeri. Hiyeri igihe yubakaga i Beteli, igihe yari atuye i Beteli yubakaga Yeriko, igihe yubakaga urufatiro apfusha umwana we w'imfura witwaga Abiramu. Ashinze ibikingi by'amarembo apfusha umuhererezi we witwaga Segubu, nk'uko Uwiteka yari yaravuze abivugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Icyo Uwiteka yavuze gitinde kirasohora, icyo Uwiteka yavuze ntawo kijya. Ariko kandi noneho tubonye umwami Ahabu ari imitswe, noneho mu kwimikwa kwe ngo akorera Bali, noneho binamubereye bito kugomera Uwiteka, ngo yijyana ku kanunga, yijyana ku rugamba rwa Satani, arongora umuntu witwa Yezebeli. Uyu Yezebeli rero yaje kumubera Yezebeli. Yezebeli yaje gutuma rwose ingoma ya Ahabu iba mbi cyane, ingoma ya Ahabu irakaza Uwiteka cyane. Maze rero ingoma ya Ahabu maze kugenda imaze kuba mbi, Eliya abwirwa n'Uwiteka. Iyo turebye mu gitabo cya mu gice cya 17, hanyuma ijambo ry'Uwiteka rinzaho rigira riti 17:2 ringeraho riti, va hano ugende werekeze iburasirazuba. Ariko umurongo waho wa mbere, Eliya w'Itushiba umwene Basuhuke w'i Galeyadi asanga Ahabu aramubwira ati, ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka, keretse aho nzabitegekera. Nuvuga ngo Eliya umuntu w'Imana asanze Ahabu yarabonye umuburo, nibura ngo yumve yuko ayoboye ubwoko bw'Imana, nibura agaruke. Kandi Ahabu yarateje umuruho ubwoko bw'Imana, ariko Ahabu ntabwo yegeze yagira akayihayiho ngo avuga ati nibura ese ibi bintu uko bigeze mu gihugu noneho ndabigenza nte. Ubundi muri Isirayeli iyo habaga nk'amahano, umwami yagombaga guhita ategeka bagakora ikintu cyo kongera kugarukira Imana. Ariko Eliya amaze gukora ibyo ngibyo, Eliya amaze kubwira umwami, amaze kumubwira ibigomba kubaho, Eliya Uwiteka aramuhungisha, kubera ko umwami nta kindi agomba guhita akurikizaho, agomba guhita akurikizaho kumushakisha ngo amwice. Kubera iki? Eliya yari yeretse umwami ibigomba kumubaho, kandi umwami ntabwo ibyo bintu yagombaga agira guhita bigereka kuri Eliya. Kandi ibyo bintu byari byavuzwe n'iki? N'Uwiteka, ariko byagombaga kugerekwa kuri inde? Kuri Eliya. Eliya rero yagombaga guhunga. Ni nayo mpamvu n'uyu munsi none umuntu uramutse utsembye ukavuga ibyaha by'abayobozi, ukajya ukihandagaza ukavuga ibikorwa nabo, ntabwo wabana amahoro nabo. Ariko uyu munsi none ukwiriye kuvuga ibikorwa nabo, bakihana cyangwa se nyine bakinangira. Ariko icyaha uyu munsi wa none gikorwa ni icyaha n'ubundi cyo kuramya ibitari Imana, nk'uko uyu mwami Ahabu yabigenje. Yubatse ingoro, arangije basengeramo ibigirwamana. Mbese uyu munsi none ibigirwamana nabyo biriho? Yego biriho, abantu barabisenga kandi babyikubita imbere kandi barabiramya. Ariko uyu munsi none kugira ngo ubyamaganye ntabwo byoroshye. Ariko umwami Eliya arahunze yigire ku kagezi ka Kikereti. Eliya amara imyaka 3 n'igice irashize, kuko Eliya yahungiye ku kagezi ka Kikereti, ako kagezi kazana ko gukama. Eliya kagezi gakamye aza kwimukira ku mukecuru w'Isarefati. Umukecuru w'Isarefati Eliya arahaba kugeza igihe inzara yagize gute? Kugeza igihe inzara yarangiriye.
noneho iyo tugeze mu giti cyaho cya 18 Uwiteka abwira umurongo wa 17 ariko umurongo wa 24 bundi hano Eliya naho yaje guhura n'ikigeragezo, ariko wa mukecuru Eliyaza igihe igeragezo ahuye nacyo nuko umukecuru ubundi yari yafashe umuntu w'Imana, ariko Eliya akigerayo yaramubwiye ati nyabuneka, akimubona yitoragura udukwi, nyabuneka ndagira ngo ugenda unzana n'utuzi two kunywa. Umukecuru aragenda, akigenda agihindukira Eliya aramubwira ati oya, nubwo ugenda genda unzane n'agatsima. Umukecuru ati oya ntagahari. Akungako nsabye ko ntagahari usibye agafu kari turi buryo uyu munsi nge n'umwana wanjye wundi tukagira gute tukipfira. Eliya ati oya genda ukavuga ukanzanire kandi ntacyo muzaba, inzara izarindisha rwose mu bigega byawe, ntabwo hazagera haburamo ibintu. Uwiteka nkuko yabigenje nyine, Uwiteka uyu mukecuru Uwiteka amuha ibikwiriye. Ariko ku rundi ruhande inzara yacaga ibintu muri icyo gihugu, ariko kandi inzara ica ibintu byose byaradogereye, ibintu byose byaragiye rwose byaradogereye. Umwami yarabuze uko abigenza. Nawe urumva imyaka 3 n'igice nta mvura igwa, umwaka wa mbere umwaka wa kabiri mu gihugu cya Zambia ubushize muri uyu mwaka washize nibwo nari ndimo nganira n'abantu baho bambwira uburyo ngo izuba ryamaze umwaka wose riva, bambwira uburyo ibintu byose byumye. Umuntu ambwira uburyo yari rashoyemo amafaranga, mu bintu yashoyemo amafaranga birashya. Ariko tekeza naho izuba ry'imyaka 3 n'igice, niba izuba riva amezi 3 hano tugakakara, guhera mu kwa 6 kugera mu kwa 9 tugakakara, none reba izuba rivuye imyaka 3. Ibyo bintu ubyumvire ku rugero rwo kubyumva kugira ngo nawe bikurure wumve. Niba izuba rishobora kuva imyaka 3, wumve ubwo bushyuhe noneho buhari, wumve n'ibyatsi ntago rwose biba bishoboka. Ubundi iyo bigeze mu kwa munani, usibye ko ubungu abantu batagitwika, abantu bajyaga baragira, wasangaga mu kwa 7 mo hagati abantu imisozi yose mbere wasangaga imisozi iri gushya. Reka nashimire uyu munsi wa none ko ibi bintu babirwanije, ubu ngubu gutwika bikaba byaragabanyutse kubera ko abantu basigaye bororera mu kiraro. Ariko icyo gihe abantu bashakiraga ubwatsi amatungo, bakagenda bagatwika, umuntu akitwikira ijoro akajya gutwika umusozi kugira ngo nibura ishinge iyo yahiye ahita hatoha ubwatsi bwiza, inka zikazagenda zikarisha. None rero izuba n'ubundi rirakomeje rirava, izuba riraba umwaka wa mbere. Ubwo twebwe urumva ni ukwezi kumwe kurashize, ukwa 6 mu kwa 7 batangiye guhita batwika imisozi. None imyaka 3 n'igice nuko hashize. Noneho mu giti cyaho cya 18 ubwo nagira nkwereke ibintu byabaye. Ariko Eliya nta kintu, Eliya Imana yaramurinze, imurindira muri icyo gihugu, imurindira muri ibyo byose, ntabwo yageze agerwaho n'akaga, kubera ko Eliya icyambere yabonye ibikona biramugaburira, ibikona arangije akagezi yarariho kamutunze gakamye. Uwiteka amutegurira n'ahandi, amutegura ku mupfakazi. Uwiteka Eliya aragenda arahabaza guhura n'ikigeragezo cy'uko umwana waho arapfa, ariko umwana wahapfuye Imana irongera ikora gitangaza, umwana arazuka. Ariko icyo shatse kuvuga aha ngaha ni uburyo Imana yabanye na Eliya muri iki gihe. Noneho rero iyo tugeze mu gice cya 18 nuko hashize umurongo wa mbere, nuko hashize iminsi myinshi ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya. Ubwo wari umwaka wa 3, inzara iteye riti genda wiyereka Ahabu, nanjye nzavubira isi imvura. Imyaka 3 yari imaze gushira. Noneho ijambo ry'Uwiteka rirongera riza kuri Eliya riramubwira ati genda wiyereke Ahabu, nanjye noneho nzagira gute, nzagusha imvura. Nuko Eliya aragenda ajya kwiyereka Ahabu. Icyo gihe inzara yari nyinshi cyane i Samariya. Ubwo Ahabu ahamagara Obadiya umugaragu we. Obadiya uwo yubahaga Uwiteka cyane, ndetse ubwo Yezebeli yicaga abahanuzi b'Uwiteka, Obadiya yajyanye
bamwe muri abo 100 abahisha 50 mu buvumo bubiri, akajya bagaburira imitsima n'amazi yo kunywa. Ariko nawe tekereza, Yezebeli yishe abahanuzi b'Imana. Yezebeli abahanuzi bose b'Imana arabishe. Abantu bagombaga kubasabira, bagombaga no bagusabira umugisha igihugu. Yezebeli agize gute? Yezebeli abakuyeho. Yezebeli arimo arashaka yuko nta muhanuzi w'Imana no musigara muri icyo gihugu. Arimo arashaka kutongera kumva ijwi ry'Imana rivuga ricyaha ibyaha bikorwa. Arimo arashaka yuko babaho noneho nta jwi ry'Imana bashobora kuba bakumva. Ariko ntabwo abantu b'Imana bashizeho, kubera ko Obadiya ubwe yagize gute? Obadiya yahisha abantu 100, abahisha mu buvumo bubiri butandukanye. Aha babwira Obadiya ati, umva, ugenda igihugu cyose ku masoko y'amazi yose no ku migezi no ku tugezi twose, ahari twabonayo utwatsi two gukiza amafarashi n'inyumba bikabaho. Ntidupfushe amatungo yacu yose, nuko bagabana igihugu kugira ngo bakigende cyose. Aha banyuriye iye nzira, na Obadiya nawe anyuriye iyindi. Tekereza, kugira ngo umwami ahaguruke ave mu gihugu nawe yihagurukira ubwe, ibintu byari byakomeye kugeza aho umwami ahaguruka akajya nawe gushakisha, akajya nawe guhiga, akajya nawe rwose gushaka ubwatsi bw'amatungo, akajya inama n'umugaragu akavuga ati, nyura iyi nzira nanjye nyura iyi ngiye, kugira ngo nibura tube twareba ahantu haba hakiri nk'akami, ahantu nibura haba hakiri utwatsi dutoshye, ahantu nibura haba natwe twashakisha tukagira icyo tubona. Ariko kandi Obadiya akiri mu nzira, Eliya aramusanga. Obadiya aramumenya, amwikubita imbere y'uwamye, aramubwira ati, mbega ni wowe Eliya databuja? Umva umugaragu w'Imana. Umugaragu w'Imana abonye undi mugaragu w'Imana, avuga ati, mbese ni wowe? Aramubonye, aramumenya, arangije amwikubisa imbere, aravuga ati, mbese ni wowe databuja? Aramusubiza ati, nige, genda ubwire shobuja uti, Eliya ari hano. Ikiganiro gitangiye kuba ikiganiro hagati ya Obadiya na Eliya kiratangiye. Eliya ahuye na Obadiya, baraganiriye, batangiye kuvugana uko igihugu kimeze, bavuganye uburyo umwami nawe ameze, uburyo ingoma yimeze, mbese ibintu byinshi bibera ibwami. Atangiye kubimubwira nk'ubibwira umugaragu umugaragu w'Imana, kubera ko ntacyo yagombaga kumisha, kubera ko ari umugaragu w'Imana. Burya umugaragu w'Imana ubundi ikintu mubikije nawe ntago agishyira hanze. Ikizakwereka umuntu w'Imana nuko umubitsi banga karigumana, nuko umubitsi banga nturyumva n'undi, nuko umuntu w'Imana ubundi ni umuntu wo kwizerwa. Niba uri umuntu w'Imana ukaba utizerwa, usaba Imana kugira ngo ikugire umwizerwa, kugira ngo uhinduke umwizera nawe. Kuba umwizerwa n'umwizera ntabwo ari ibintu bitandukanye. Aramusubiza ati, ariko Obadiya akiri ahangaha, arangije Obadiya akibwirwa ngo genda ubwire shobuje uti, Eliya ari hano. Obadiya yarikanze, yikangamo, agira ubwoba, yibaza uburyo yahinguka imbere y'umwami, amubwira ati, mbonye umuntu washakishijwe ibihugu byose amahanga yose, tukashakisha mu bihugu byose, tugashakisha mu bami hose, tukabaririza tukabura umuntu witwa Eliya. Ibyo bintu nabihingukana gute? Navuga nte ko mbonye Eliya kandi twari tuzi yuko ubundi Eliya atakinabaho? Obadiya aramusubiza ati, nagucumuyeho iki gituma ungabiza habunganya iki? Ubwo ni umurongo wa 9 mu gice cya 18. Nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho yuko nta shyanga cyangwa igihugu daca buratakwijemo abantu bo kugushaka, babahakaniye kutariyo. Arahiza abo bami cyangwa amahanga ko bakubuze koko. Arahiza bashakishije mu bihugu byose umwami
arangije atumayo abagaragu, atuma hose buri gihugu cyose, anarahiza n'abami, arababaza ati uwo Eliya koko ntawe uri aho ngaho? Ese ubwo Eliya aramutse atari muri ibyo bihugu yaba ari hehe? Eliya muramufite, ahubwo nuko mwagize gute? Nuko mutashatse kumugaragaza. Shuti, ndagira ngo nkubwire ngo Imana iyo yavuze ikintu kigomba gusohora, gishobora gusohora mu buryo utari witeze, ariko Imana iyo yavuze ikintu kigomba kuba. Niba Imana yavuze ko kwica amategeko yayo ubundi bingana n'igihano, igihano ntabwo kigomba kubura. Shuti, ndagira ngo nkubwire ngo Imana burya mu rukundo rwayo, Imana yaduhaye amategeko yayo kugira ngo atuzitire. Imana icyatumaga irinda ubwoko bwayo nuko yabaga iza akaga ko kujya kure yayo. Niyo mpamvu yashakaga ko baguma iruhande rwayo. None ngo ningende mbwire databuja ko Eliya ari hano? Reka wumve noneho umurongo wa 12. Ariko nimara gutandukana nawe, umwuka w'Uwiteka akakujyana ahandi ntazi, nuko ningerayo nkabibwira Ahabu, akaza ntakubone yanyica. Kandi ndakubwira ko uhereye mu buto bwanjye umugaragu wawe nubahaga Uwiteka. Noneho atangiriye mu mizi, atangiriye kumwereka guhera mu buto bwe, guhera akiri muto, guhera yatojwe kubaha Uwiteka. Kandi n'ubu uyu munsi wa none ntabwo Obadiya yegeze areka kubaha Uwiteka, nubwo yari ari ibwami, ariko yakomeje inshingano yo kubaha Uwiteka. Ese nshuti, tukiri ahangaha ikibazo cy'amatsiko, ese iyo ugeze mu bakomeye urakomeza ugakomera ku Uwiteka, cyangwa iyo ugeze mu bakomeye ushaka gukomezwa n'ibyo usanze ariko ukareka uwagukomeje? Shuti, ndagira ngo nkubwire ngo Obadiya ntabwo yegeze yihakana Uwiteka, ahubwo yarakomeje akiranukira Uwiteka, yarakomeje abana n'Uwiteka, kugeza nubwo yiyemeza gushyira mu bikorwa ikintu cyamwicisha, agafata abahanuzi b'Uwiteka, abo bahanuzi b'Uwiteka akabahisha, agafata abagaragu b'Uwiteka akabahisha, akabashyira ahantu bagomba kuba bari. Ariko kugira ngo badashiraho igihe Yezebeli yatangaga itegeko. N'uyu munsi wa none rero niko ibintu ntabwo abantu b'Uwiteka bageze bashiraho. Uyu munsi wa none haba mu buyobozi abantu b'Imana barahari, ariko kandi ubwo umenye ko n'abasatani nabo baraho. Kandi igihe cyose uzajye uhora wisunze Uwiteka, kandi ujye uhora wisuzumira mu ijambo rye, niba koko waba ukiri mu ijambo ry'Imana. Shuti yanjye, ndagira nkubwire ngo ujye wisuzuma mu mucyo w'ijambo ry'Imana, urebe niba ukiri mu ijambo ry'Imana. Twebwe munsi twahawe ijambo ry'Imana, kandi iryo jambo ry'Imana twahawe niryo uyu munsi wa none dukwiriye kugendera kandi tukaryigenzuriramo. Obadiya abwiye Eliya ati, nyamara ndamutse mvuye ahangaha umwuka w'Imana akongera akakujyana, niba umwuka w'Imana, niba twaragushatse uri muri iki gihugu, ibihugu byose tukagushaka tukakubura, mbese n'ubundi Uwiteka aramutse yongeye akaguhisha nagukura he? Mbese Imana yongeye ikaguhisha ubundi nagukura he? Kuko Imana yahishe nta muntu ubasha kumuhishura, kuko Imana yahishe nta muntu n'umwe wamubona. Ndamutse mvuye ahangaha shingura ikirenge, Uwiteka agahita kujyana, nabigenzane. Ariko Eliya yari yabwiwe n'Uwiteka yuko agomba kujya kwiyereka Ahabu, kandi Eliya nawe yarabonye umugaragu wa Ahabu agomba guhita atuma kugira ngo noneho abonane na Ahabu. Ndagira ngo nkubwire ngo turimo turiga icyigisho kivuga ngo mbese ingaruka z'icyaha iyo zikugezeho ubyegeka kuri nde? Mbese ingaruka z'icyaha iyo zikugezeho ubyegeka kuri nde? Shuti mukundwa, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none dufite ibintu byinshi Uwiteka yadukoreye, dufite ibintu byinshi by'ubuhamya kandi twatanga, kuko Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishima. Uwiteka ni mwiza, kandi ubwiza bwe ntabwo bujya burondoreka, izina rye rihabwa icyubahiro. Shuti yanjye, ndagira ngo dukomeze turebe icyo Uwiteka hano
Eliya abwiye Obadiya, genda ubwire Ahabu. Obadiya nawe agize ikibazo aramubwira ati ariko ndamutse ngiye umwuka w'Uwiteka akaza akakujyana rwose, urumva uragira ngo nicwe? Nibyo nakoze umugaragu w'Uwiteka kuva muto bwanjye, ko ntaregera nkora icyaha kingana gutyo, ko ntegeze ncumura ku Uwiteka koko. Uragira ngo noneho databuja Ahabu anyica urupfu rubi? Yarazi urupfu Ahabu yica abantu, ni nayo mpamvu yagize impungenge. Ariko umurongo wa 13, mbese ntibabwiye databuja icyo nakoze ubwo Yezebeli yicaga abahanuzi b'Uwiteka, ko nahisha abahanuzi b'Uwiteka 100 mu buvumo 250 nkajya mbagaburira umutsima n'amazi yo kunywa? None urambwira ngo ningende mbwire databuja Eliya ari hano, ntuzi ko yanyica? Eliya namubwira ati nkurahiye Uwiteka Imana Nyiringabo, uwo nkorera iteka, ko nzaza kumwiyereka uyu munsi, ko nza kumwiyereka uyu munsi rwose. Arangije amurahira ku Uwiteka Nyiringabo akorera. Mbese umunsi wahamiriza abantu kuko ari Uwiteka Nyiringabo? Mbese uyu munsi none uhamanya n'umutima wawe bwite kuko ari Uwiteka Nyiringabo? Mbese uyu munsi none ntabwo ari ibintu bigukoresha kugira ngo ube ukora ibyo ukora? Mbese uyu munsi none ntushobora kuba ukora ibitangaza utabikoze mu izina ry'Uwiteka, ahubwo ubikoze mu kindi kintu wihishe inyuma, nk'umuntu witwa Simoni Magusi wari wayabeje Abasamariya? Mbese nshuti yanjye, ntushobora kuba ukora ibintu witwaje yuko uvugira Imana, nyamara ibyo bikorwa ukora bitandukanye n'ijambo ry'Imana. Nshuti, ndagira ngo nkubwire ngo ni umuburo ukomeye uyu munsi wa none kugira ngo ubashe kumenya ibyo ugomba gukora. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo ni umuburo ukomeye cyane ukwiriye kubanza gukora. Nshuti, gerageza ubashe gukora ibikwiriye. Nuko Obadiya ajya kubonana na Ahabu, aramubwira. Ahabu ahera ko aza guhura na Eliya. Ahabu aje guhura na Eliya. Ahabu mu kuza guhura na Eliya, Ahabu yaje guhura na Eliya yari afite, nawe tekereza umuntu wateje tekereza umuntu wateje inzara imyaka 3 n'igice. Tekereza umuntu watumye igihugu cye cyaka umuriro kubera amapfa. Tekereza abaturage bishwe n'inzara. Tekereza nawe kubona uwo muntu watumye inzara iba mu gihugu ingana gutyo. Tekereza nawe kugira ngo ubone uwo muntu waba ungana gutyo kugira ngo umubone. Nshuti, ndagira ngo nkubwire ngo nta kindi cyagombaga gukurikiraho. Icyagombaga gukurikiraho nta kindi, Eliya yaragiye kugerekwaho ibyabaye. Eliya yaragiye noneho kugerekwaho umujinya wose w'ibintu byabaye. Eliya yaragiye kwiturwa inabi n'umwami Ahabu. Ikibazo cya mbere, umwami Ahabu akibona Eliya nta kindi kintu amubwiye ngo, umurongo wa 17, Ahabu abonye Eliya aramubwira ati mbega ni wowe n'umuruho wateye Isirayeli? Mbese ni wowe n'umuruho wateye Isirayeli? Mbese ni wowe n'akaga wazaniye Isirayeli? Mbese ni wowe uyu munsi wa none n'akaga wokeje igihugu cya Isirayeli? Mbese ni wowe n'ukuntu watumye igihugu cyacu kigira amapfa? Uyu munsi tekereza, uyu munsi wa none baramutse bavuze ngo ibikorwa byose ni wowe bishingiyeho, ni wowe ubujije amahoro isi, ni wowe utumye abantu batagira amahoro, ni wowe ubujije umudendezo, ni wowe mbese ibintu byose bakabikugerekwaho, kandi koko ibi byabaye kuri Eliya, nawe utegereze ko bizakugeraho. Hari igihe isi izaguhagurukira ikakugerekaho ibikorwa byose. Ariko nshuti mukundwa, ndagira ngo nkubwire ngo nta kintu na kimwe Imana yari yaraburiye umuntu wajyaga kujya ku ngoma ya Isirayeli. Yaramubwiraga ngo agomba kuba yitondera amategeko y'Imana, kandi agomba kuba ari umuntu ufite imico irangwa n'ubumana. Umuntu wagombaga kujya ku ngoma ya Isirayeli, igihe cyose hari amagambo yahabwaga, igihe cyose yahabwaga umuburo,
igihe cyose yahabwaga umuburo ukomeye, kandi uwo muburo ukomeye iyo yawushyiraga mu bikorwa yabashaga kugira amahoro nijoro. Igihe cyose Uwiteka yabonaga ikintu cyose kigomba kugira umuntu, kigomba kumugirira akamaro. Mu gihe cyose umuntu umwami yubahirizaga amategeko y'Imana, ijuru ryabanaga nawe. Igihe cyose umwami wa Isirayeli iyo yabaga ari mu ruhande rwiza, ubwoko bwe bwabaga buri amahoro. Ariko kandi igihe cyose umuntu iyo yacumuraga ku Uwiteka, iyo umwami yacumuraga ku Uwiteka, igihano cyageraga ku bwoko bwe, kubera ko igihano cyagombaga kumuzaho, kubera ko niwe wagombaga kuba yashyize mu bikorwa ijambo ry'Imana ryagera gute ryasabaga. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none Imana n'uyu munsi wa none iracyatanga irarika ngo muri iki gihe, mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, muri iki gihe Kristo abwira abagaragu b'indahemuka ati ubakira ninjye, uwakira ninjye aba yakiriye, kandi unyakira aba yakiriye wantumye. Nta gikorwa cy'ubugwaneza gikozwe mu izina rye kitazibukwa kandi ngo kigororerwe. Mu kuri kutazirikana n'umutima w'ubugwaneza, Kristo ashyira abanyantege nke ndetse n'aboroheje hanyuma y'abandi mu muryango w'Imana. Kristo aravuga ati, kandi uzanywesha umwe muri aba bato ameze nk'abana mu kwizera kwabo ndetse no mu kumenya Kristo, mu gacuma k'amazi akonje gusa, kuko ari umwigishwa wanjye. Ndababwira ukuri yuko atazabura ingororano. Ndagira ngo nkubwire ngo mu minsi Eliya yose yamaze mu gihe cy'amapfa, Eliya nta kintu na kimwe yegeze ahura nacyo ngo abure ikintu kimugeraho. Inzara yaje gushira, Eliya ahura na Obadiya. Nyuma yo guhura na Obadiya, ijambo ry'Uwiteka abwira Obadiya ibyo agomba kubwira umwami. Obadiya agira impungenge, ariko Obadiya Eliya umugaragu w'Imana aramubwira ngo shirika ubwoba ugende umubwire uyu munsi turabonana. Shirika ubwoba nibushire ugende umubwire, kandi umubwire uhagaze mu mbaraga ikomeye. Mbese nshuti, ku Uwiteka hari abo yagutumyeho, mbese ushirika ubwoba bwo kubwira abo Uwiteka yagutumyeho ko bagomba kurokora ubugingo bwabo? Mbese nshuti, ku uyu munsi none turi mu rugamba ruheruka, urugamba umwanzi arimo ategama abagaragu b'Uwiteka. Mbese witeguye guhangana n'ikigeragezo gikomeye? Mbese witeguye guhangana n'urugamba ugiye guhura narwo? Nshuti, ndagira ngo nkubwire, hari ibintu uyu munsi none byabaye, ariko natwe bigomba kutubera akabarori. Ibi bintu byabaye muri iki gihugu cya Isirayeli, impamvu byanditswe, icya mbere, umuntu iyo agiye ku ngoma, agiye kuyobora ubwoko abantu, aba agomba kuba uwumvira Uwiteka. Ingoma iyo yumviye Uwiteka, yaba abayobora yaba n'abayoborwa, bose babajya mu mujyo w'Uwiteka. Iyo umwami avuye ku Uwiteka, burya na rubanda narwo ruva ku Uwiteka. Iyo umwami akiranukiye Uwiteka, n'abayoboye nabo bakiranukira Uwiteka. Ndagira ngo nkubwire ngo shuti, Ahabu yatumye akaga kagera ku Bisirayeli. Ahabu yatumye akaga kagera, ndetse ntabwo ari Abisirayeli gusa, n'abantu b'Imana kabagizeho, ko abantu b'Imana bishwe na Yezebeli. Ariko kandi tubona ko umuntu w'Imana yarokoye abantu b'Imana.
umuntu w'Imana yarokoye abantu b'Imana. Obadiya yarokoye abantu b'Imana. N'uyu munsi wa none hari umuntu uri mu myanya tutazi ushobora kuyokora abantu b'Imana. N'uyu munsi wa none ntabwo abantu b'Imana bajya bashiraho izina ry'Imana yacu ntabwo icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none Eliya abwiye Obadiya kugenda ngo abwire Ahabu. Aramubwiye. Ahabu amaze kubona Eliya, nta kindi kintu yamusanganije, ni wowe n'umuruho wateye Isirayeli. Ariko Eliya nayo igisubizo yamuhaye cyahuranije. Yaramusubije ngo, nawe aramusubiza ati, erega sinjye wateye Isirayeli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikiza Bali. Nimwe akaga katurutseho. Ntabwo akaga katurutse ku muntu w'Imana, ahubwo akaga nimwe bwanyu mwakizaniye, akaga nimwe mwakikururiye, kubera ko mwanze kugendera mu nzira y'Uwiteka, mwanze kuba abagaragu b'Uwiteka, mwanze kugendera mu ijambo ry'Uwiteka, mwanze ijambo ry'Uwiteka, mwanze Imana. Ibibagezeho nibyo mwikururiye mwebwe ubwanyu. Nibyo mwikururiye mwebwe ubwanyu, kuko ntabwo ari njyewe Eliya wabizanye, ahubwo wowe mwami, wowe ni wowe wateje Isirayeli umuruho. Ni wowe watumye ibi byose bibaho. Kandi kugira ngo ibintu byose bikurweho, nuko ibyo bintu mwishingikirijeho bigomba kurimburwa. No, Eliya nta kindi kintu yagombaga gukora, yagombaga kwereka umwami cyazana amahoro muri Isirayeli. Nuko hagombaga ibintu byose bitari Imana nyakuri byasengaga byagombaga kurimburwa, byagombaga gukurwa mu gihugu cya Isirayeli, kandi igihugu cya Isirayeli kikezwa. Uyu munsi ibintu bitari Imana ubirimbure mu rugo iwawe. Uyu munsi ibintu bidafite aho bihuriye n'Imana, ndagusaba ngo ubirimbure, kuko nutabirimbura bizaguteza akaga. Baranditse mu gitabo cyitwa Abantu n'Abami ku paje ya 90, baranditse aravuga ngo muri iki gihe hakenewe ijwi ryo gucyaha gukomeye, kuko ibyaha bibabaje cyane byatandukanyije abantu n'Imana. Ubuhemu buragenda buhindura ikintu kigezweho mu buryo bwihuta. Abantu ibihumbi bitabarika baravuga bati, uyu ntidushaka ko adutegeka. Ibibwirizwa bidashenjagura imitima, bibwirizwa kenshi, ntibitera impinduka ziramba. Ntabwo impanda ivugwa ijwi ry'impuruza. Ntabwo impanda ivuga ijwi ry'impuruza. Ntabwo abantu bakomeretswa imitima n'ukuri kw'ijambo ry'Imana kumvikana kandi gutyaye. Eliya yacyashye umwami. Eliya yeretse umwami akaga kari karindiriye Isirayeli. Eliya yeretse umwami ibikwiriye kubaho, kandi byabayeho. Uyu munsi wa none abantu Eliya ibyo yakoze, n'uyu munsi wa none Imana irimo irahamagarira abantu kugira ngo bacyahe icyaha nk'uko kiri. Yezebeli yari yarokoje Isirayeli umuruho. Yezebeli kandi ibi byatewe n'umwami Ahabu, kandi umwami Ahabu ngo bimubereye bito kugendera mu nzira za se, bimubereye bito, ariyegeranya ngarongora Yezebeli, ariyegeranya kugira ngo noneho ibyaha bigwire. Arongora Yezebeli. N'uyu munsi none kugira ngo ibyaha bigwire, uyu munsi ibintu bitari Imana byinjijwe hirya no hino. Uyu munsi ibintu birwanya Imana byinjije hirya no hino. Niba Imana icyaha, niba Imana mu gihe cya Sodomu na Gomora abantu icyaha cyari cyarageze ku rugero gitandukanye umuntu n'Imana, abantu b'i Sodomu bari barabaye babi cyane, kugeza ubwo abagabo batari bacemera abagore,
n'abagore batari bakemera abagabo, ahubwo abagabo bashakaga abandi bagabo, abasore bagashaka abandi basore. Ibyo ngibyo nibyo byari bibanejeje cyane, kubera ko ibindi byose byari byarababereye amazi. Bari bumvaga rwose ari ibintu bisanzwe, ariko kugira ngo banezeze irari ry'imibiri yabo, kugira ngo rwose banyuranye n'icyo Uwiteka yavuze, kugira ngo uyu munsi wa none abantu banyuranye n'icyo Uwiteka yavuze, baravuga bati reka twiryamanire twebwe duhuje ibitsina. Natwe uyu munsi wa none ni uburenganzira bwacu, ariko kandi ijambo ry'Uwiteka ribiciraho iteka. Ijambo ry'Imana rirabicyaha. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo utinga undi ntakabure kwicwa, niko ijambo ry'Imana ryavugaga. Ariko uyu munsi wa none kubera inyungu abantu babifitemo, kubera inyungu abantu benshi babifitemo, ntago bashobora gucyaha icyaha nk'uko kiri, ahubwo baracyonsa, baragishyigikira. Ariko nshuti, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Imana irimo iraburira ubwoko bwayo kugira ngo bwitandukanye n'ibyaha bikorerwa mu isi, kugira ngo bitandukanye n'ibigomba kubaho. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none Imana ikeneye abagabo n'abagore bavuga ukuri nk'uko kuri. Ngo uku niko abantu bari bakwiriye guhagarara nk'abarinzi bakiranuka b'amategeko y'Imana, bagiye bajya impaka kandi batanga inzitwazo, kugeza ubwo kwigengesera kwasimbuye ubudahemuka n'ubunyangamugayo, bityo icyaha kigahabwa intebe ntigicyahwe. Mbese ni ryari ijwi ryo gucyaha kudakebakeba arizongera kumvikana mu itorero? Erega uwo mugabo ni wowe. Igihe Dawidi yakoraga icyaha, igihe Dawidi yicaga Uriya, igihe Dawidi yatwaraga umugore wa Uriya, Yonatani yaraje arangije amwereka ibintu bibaho, amucira umugani w'umuntu waje gutwara intama y'umukene. Arangije aramubwira ati urumva uwo muntu byagenda gute? Arangije aramubwira ati nge ndumva uwo muntu yakwicwa. Arangije aramubwira ati rero uwo muntu burya ni wowe. Ndagira ngo nkubwire ngo burya iyo ugiye kwamagana icyaha, uzasaba Imana kugira ngo iguhe uburyo ugendamo, uzasaba Imana kugira ngo iguhe uburyo umutima wayobejwe na Satani uwugeraho, uzasaba Imana kugira ngo niguhuza n'umunyabyaha uzabone icyo umukorera, kugira ngo umuvane mu maboko yanyagiwemo, kugira ngo umuvane mu biganza by'umwanzi. Iyo turebye muri Samweli igice cya 12:7, amagambo yahuranyije y'umuhanuzi Natani yabwiye Dawidi yumvikana gake cyane ku ruhimbi rw'ahantu henshi muri iki gihe, ndetse akanagaragara inshuro nke cyane mu bitangazamakuru bikoreshwa n'abantu muri rusange. Iyaba bene aya magambo atari inkehwe, bene ako kageni, twagombye kubona imbaraga y'Imana irushaho kwigaragaza mu bantu. Intumwa z'Uwiteka ntizikwiriye kwitotombera ko umuhati wazo nta musaruro utanga, zitarihana, gukunda kwemerwa ndetse no kwifuza gushimwa n'abantu, ari nabyo biganisha ku kwirengagiza ukuri. Uyu munsi abantu benshi babwiriza kugira ngo abantu babarebe, abantu benshi barabwiriza kugira ngo uyu munsi abantu benshi bikururireho abantu benshi. Uyu munsi abantu benshi barabwiriza kugira ngo bigwizeho imitungo. Uyu munsi abantu benshi barabwiriza kugira ngo bikururire imbaga nyamwinshi nyuma yabo, bikururire abayoboke, mbese bagire ibyo bunguka. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ababwiriza ijambo ry'Imana ni mbarwa. Uyu munsi umuntu arazari akika ushaka agira gute, akavuga ngo abantu uti yego amena. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none niba atavuga irihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. Iyo turebye muri Yesaya igice cyaho cya 8:20, haravuga ngo nimusanga amategeko y'Imana nibiyihamya, niba atavuga irihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. Shuti mukundwa, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none
none icyatumye Eliya ahagarara ashikamye, icyatumye Obadiya ahura na Eliya akamumenya, nuko Eliya yari umuntu w'Imana kandi na Obadiya yari umuntu w'Imana. Eliya uyu munsi wa none yacyashye icyaha nk'uko kiri. Eliya yacyashye icyaha ati yaracyashye, n'uyu munsi wa none hakenewe abantu bacyaha. Eliya yasanze umwami aramubwira ngo ni wowe n'inzu ya so kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka. Uyu munsi iyo abantu baretse amategeko y'Uwiteka, uyu munsi iyo abantu banze kugendera mu buntu bw'Imana, nta kindi kiba kikigeretseho usibye guhura n'ingaruka, usibye kuba bahura n'ingaruka, kandi izo ngaruka bahuye nazo bazigereka ku muntu w'Imana, kubera ko umuntu w'Imana niwe Satani igihe cyose yerekana yuko ariwe nkomoko y'ibibi. Uko niko byagenze, niko byagendekeye igihe Kayini yajyaga gutamba igitambo ari kumwe n'Abeli. Igitambo cy'Abeli cyarumviswe, cyarakiriwe kubera ko Abeli yatambye bijyanye n'uko Uwiteka yabitegekaga, ariko Kayini we atamba ukabyumva. Kayini ntabwo yatambye bivuye ku Uwiteka, igitambo cye kitemewe, yaraje arwanya umuntu w'Imana, kandi umuntu w'Imana ntabwo ari we wabigize uruhare kugira ngo igitambo cye kitemerwa. Ndagira ngo nkubwire ngo shuti yanjye, ntabwo umuntu w'Imana yateza akaga, ahubwo abantu nibo bizanira akaga. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none sanga amategeko y'Imana nibihamya, ubundi uzabana amahoro n'Imana. Uyu munsi iyaba abagabura, buri mugabura wese yazirikanaga ukwera ku mwanya yahawe mu murimo we. Uyu munsi wa none iyo abantu bazirikanaga icyo bakorewe, uyu munsi wa none iyo abantu bagombaga gucyaha, uyu munsi wa none iyo abantu bari bazi uko bagomba bakora mu cyimbo cya Kristo, bagakwiye kwibaza uburyo bakwiriye kwamagana icyaha, bagakwiriye kwibaza uburyo bakwiriye kubwiriza abanyabyaha. Uyu munsi wa none dufite ababwiriza benshi, dufite abantu benshi bavuga Imana ariko bategeze bahura na Kristo. Dufite abantu benshi bavuga iby'Imana ariko uyu munsi bishakira inyungu z'iby'isi. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none nshuti mukundwa wa Yesu, mu gihe cy'akaga, igihe imbaraga y'ubutware bya bose bikenewe, Imana ntishobora gukoresha abantu bagira ubwoba bwo guhagararira ukuri badakebakeba. Mu gihe cy'akaga, igihe imbaraga y'ubutwari bya bose, igihe imbaraga y'ubutwari bya bose bikenewe, igihe imbaraga n'ubutwari bya bose bikenewe, igihe gukiranukira Imana gukenewe, igihe hakenewe imbaraga mu murimo, igihe hakenewe ubutwari mu murimo, igihe hakenewe mbese ibintu bikomeye bigiye gukorwa mu murimo, Imana ntishobora gukoresha abantu bagira ubwoba bwo guhagararira ukuri badakebakeba. Imana ntishobora kwemerera umuntu kajya kwamagana icyaha adakebakeba, adahagarara ukuri nk'uko kuri. Irahamagarira abantu bazarwanya ikibi bakiranutse, bahangana n'ibinyabutware n'ibinyabushobozi n'ibihangange bitegeka iyi si y'umwijima, ari byo za ngabo zigira nabi ziba ahantu ho mu ijuru. Abantu nk'abo nibo Imana izabwira aya magambo ngo nuko mugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse muri bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Matayo 25:23. Imana uyu munsi wa none irakurarikira kuyikiranukira, kandi Imana irakurarikira gukunda abo yaremye, Imana irakurarikira gukunda abanyabyaha, kuko Imana abantu bose bakunda kimwe. Imana ntirobanura ku butoni, Imana ukuri buri wese imufata kimwe n'undi. Imana ntirobanura. Njyewe nshobora kurobanura ariko Imana ntirobanura. Uyu munsi wa none uko Imana imbona niko ikubona. Uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo twese iyo Imana irobanura ntabwo yaradupfiriye twese, ariko Kristo yapfiriye abantu bose, nta n'umwe yarobanuye ku butoni. Imana yohereje Kristo kugira ngo acungure inyoko muntu. Uyu munsi wa none niyo mpamvu, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ntabwo
ntabwo ivuga yuko yakunze ubwoko runaka cyangwa yakunze abantu runaka, ahubwo Imana yakunze bose. Urukundo Imana yakunze abantu bose nibyo byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uyu munsi urukundo Imana igukunda, uyu munsi urukundo Imana yakundaga Isirayeli nicyo cyatumye Imana ihagurutse Eliya kugira ngo yamagane ibyaha byakorerwaga muri Isirayeli. Kandi Imana mu bigeragezo bingana kuriya, Imana yemera ko bibageraho kugira ngo igira birokora. N'uyu munsi none hari ibintu biza kugira ngo Imana igira bironka, kandi hari ibintu biza kugira, hari igihe ibyorezo bishobora kuza kugira ngo Imana igira birokora muri icyo cyorezo. Hari igihe umutingito ushobora kuza, abantu bakagira ubwoba bakaba bareka ibibi bakora. Hari igihe ibintu runaka bishobora kuza, ariko ari umuburo w'Imana kugira ngo abantu babumve. Ndagira nkubwire ngo imiburo irimo iratambukwa, nshuti mukundwa, Imana irimo iravugira mu bintu bitandukanye kugira ngo ikwereke yuko turi hafi gutaha, kugira ngo ikwereke yuko turi hafi kugera ku musozo, kugira ngo ikwereke yuko ukwiriye kwitegura kwa Kristo. Ndakurarikira ngo uyu munsi wa none ube maso kandi ukomeze usenge, we kugira undi muntu wegekaho ibintu, ahubwo Satani niwe nkomoko y'ibi byose. Satani uyu nguyu niwe ibi byose bikomokaho. Satani ntabwo umuntu yanga undi, ahubwo Satani ni umutera umutima wo kwanga umuntu. Niyo mpamvu intumwa igihe zarenganywaga nta muntu zabigeretseho, ahubwo zarabasabiraga zikabwira ngo mwami ntubarenganye kuko nabo ntabwo ari bo. Barebaga ubibakoresha bakareba ni Satani, kandi nyuma muri abo babikoraga harimo waje kwiyegurira Imana. Iyo turebye imibereho ya Sawuli yarwanyaga ubwoko bw'Imana, ariko Sawuli yarazi yuko arimo akorera Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo Sawuli byaje gusoza nawe yakiriye ubutumwa bwiza, nawe aza kurenganywa, kandi arenganywa nawe yari mu barenganya. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi ntuzarebe umuntu ukurenganya, ni ukuri ntabwo ari ku rugero nk'urwuriho, ahubwo umusabire ku Mana kugira ngo Imana ibashe kumworoshya, ibashe gutuma nawe abasha kumenya inzira y'agakiza. Iyo amaze kumenya inzira y'agakiza agasobanukirwa, mushobora gufatanya urugendo, kandi ntabwo kurwanywa byatuma umurimo uhagarara. Ndagira ngo nkubwire ngo umurimo uzakomeza kugeza igihe Kristo azagarukira, kandi igihe Kristo azagarukira azatandukanya urukungu n'amasaka. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi abanyabyaha bariho n'abakiranutsi bariho, ariko Imana igukure mu banyabyaha igushyire mu bakiranutsi. Imana igukure mu mubare w'abarimbuka, ahubwo ujye mu mubare w'abaraga ubugingo buhoraho. Nicyo ngusabira, nanjye nisabira kubwa Yesu umucunguzi wacu. Amina. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana umuremyi, Imana umucunguzi, Imana yadukunze urukundo rwinshi igatanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aducungure. Urwo rukundo rutaye mu mitima yacu, kandi urwo rukundo nirwo nifuriza abatuye isi kugira ngo bamenye uyu wabacunguye, kugira ngo bamenye urukundo yabacunguje rwinshi. Reka rero uyu munsi wa none tukugirireho umugisha mu izina rya Yesu. Amina.